aratashe yemwe umugeni aratashe yemwe umugeni aratashe yemwe. murakoze cyane kandi mwihangane mukomere. inzira y'agakiza watanze icyizere ku buzima bwa benshi. Aratashe umukozi w'Imana, aratashe intwari yacu, aratashe umukozi w'Imana, aratashe intwari yacu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Reka kwifata umutwaro utabarutse kandi ucyambaye umwambaro w'urugamba, usigiye umaze ariko ntuzigisigaye. Humura komera Yesu azakurengera. Reka kwifata hanyuma turaba bikunze agiye kumutunganya neza. Zikomijuru hanze umwijima, habaye umucyo uhoraho iteka. Noneho ntacyo mubabaro untwaye, kuko nzawibagirirwa kwa Yesu. Nubwo ngifite kubabazwa mw'isi, mw'ijuru nta mubabaro na rumwe. Imana izanagura amarira, izava nawe umubabaro. Imana yacu we, Imana izanagura amarira, izava nawe umubabaro. Umubabaro we, umubabaro n'uw'igihe gito, ijoro naryo ni iry'igihe gito. Irira kenshi muri isi ndimo, ariko nuko ntarabona Yesu. Hazabaho igitondo gihoraho, nibwo ntazongera kurira ukundi. Hazabaho igitondo gihoraho, nibwo ntazongera kurira ukundi. Igihe cy'umucyo uhoraho iteka, zikomijuru hataba umwijima, habaye umucyo uhoraho iteka. Noneho ntacyo mubabaro untwaye, kuko nzawibagirirwa kwa Yesu.
nubwo ngifite kubabaza mu isi ijuru nta mubabaro maniza nagura amarira izavana umubabaro imana yacu we imana izanagura amarira izavana umubabaro wose. Ikinyarwanda twavuga ngo tuzataha igihe nikigera, sibyo? Igihe cya Donati cyageze, yatashye, yatabarutse. Gutabaruka yarangije, yashoje urugendo, yapfuye muri make. Niko ijambo ry'Imana ryararituye ko Donati yapfuye, ariko akeneye umusimbura, kandi Imana ifite uko izabitegura cyangwa uko yabiteguye. Rero muhimbaza Imana ni korasi mu gihe hano barimo basoza, hanyuma abayobozi turi kumwe bandi baza kudufasha umuhango uri hano wo gusezera kuri mwene data. tuzataha igihe nikigera tuzataha mwihangane igihe nikigera tuzataha igihe nikigera tuzataha
umugeni aratashe aratashe yemwe umugeni aratashe aratashe yemwe. Murakoze cyane, murakoze cyane, kandi mwihangane mukomere. yubakanwe isuku tutarabona iboni ihiwa n'ubuturo bwiza bameze nk'abamambure bawo ku ndirimbo ivuga ngo ibi nibyo twigiye kubire. Reka tuyihimbaze aho mwahumvishe. Hanyuma bijyanye no guhamiriza abahanzi no bakavuga bati perezida wabo cyangwa umukuru wabo nuko nk'iyerekwa ryo guhanga umuntu akaririmba ku giti cye, bakunda kuvuga ngo ni ku giti cy'umuntu. Ni byamfashe ngira ngo muri 97 jenoside ikirangira. Hanyuma nanjye nari umutoza wa korari, ariko ngiye kumva numva Imana inyemeje kuririmba ijwi ryo ku giti cyanjye. Imana ihijwi ryangira ihibiro
ngiye kuririmba mu materaniro no mu biterane mbona biremeye, kuri kw'Imana byaremeye. Hanyuma bimaze kwemera duhita dutangira kuririmba, ni n'andi matsinda menshi twagiye dutangirana kuririmba, abahanzi bagenda biyongera kugeza ubwo ubu bose baramutse baje hano, abo mu mujyi, abo mu ntara, abo no mu bindi bihugu, mwasanga hano hose abahanzi bamaze kuba benshi. Ariko hari abo twaturukanye mu mujyi nibahaguruke murababona, ndetse n'abaturuke n'abaturutse hirya no hino mwahoze mubabona. Ngabariya ririya ni itsinda ry'abahanzi baturutse mu mujyi baje guherekeza umuhanzi mugenzi wabo Donati. Barambura ibiganza, ubutaha bazaza babaririmbire, n'akare bahoze babaririmbira mwabyumvishe. Hanyuma rero umurimo warakomeje urakura, umaze gukura na Donati aravuka. Amaze kuvuka akora umurimo w'Imana, aba mu mujyi akajya akorera n'inaha yari ahayoboye icyumba, ariko akajya ataha igihe kimwe akajya aba kwa Theo, ndetse n'igare rye rya nyuma ryabaye nyine ari kumwe na Theo yamuherekeje. Nabamenyeshe ko buriya Theo hari ibyo ngewe nacecetse kuvuga. Ku wa mbere abantu bavuga ibigarukira ku cyumweru no ku wa gatatu kuri nibature, ariko ku wa mbere yaje iwanjye, nge nyobora itorero rya ADPR Kimironko ahantu bita mu Izindiro muri paruwasi ya Remera. Yari iwanjye ku wa mbere. Ni amakuru ngewe mfite yo ku wa mbere nari narayabahishe, ariko ndayabahishuriye. Imana iramubwira, ariko si ukubimubwira, niwe wabinyuragamo. Aravuga ati musabe Imana izina rishya ritamenywa n'umuntu wese keretse urihawe n'urimuhaye, kuko amazina dusanganywe iyo umaze gupfa bayasiba mu gitabo cy'irangamimerere. Ni iwanjye ku wa mbere, isengesho rya nyuma ni njye warimuhaye, ariko sinari nzi ko iri zina uwo twari turi kumwe yaravuze ati ntabwo iri zina rishya rimenywa n'umuntu urihawe n'urimuhaye, barihabwa adapfuye. Ariko ntitwabimubwira, tugenda twese dusabye izina rishya. Ubu nanjye nararisabye. Noneho tubonye atashye duhita dutangira kwisubira. Ndavuga ati izina rishya rero niba umuntu arihabwa yatashye, noneho ahubwo izina ryanjye mfite urishyiremo agatege, izina rishya uzaba uri hirya ho gatoya, ko ndashaka kubanza gushyingira abana banjye bageze kuri bangahe. Hanyuma rero mwabibonye ko duherekeje mwene data, nawe wari warinjiye mu ruhando rw'abahanzi. Imana imuhe iruhuko ridashira mu izina rya Yesu, amen. Amen. Twakire Madame Theo. Yesu ashimwe. Abana tubana mu rugo nibabanze bazi, mubanguke hanze. Yesu nashimwe. Ngo abandi baracyari hanze, ariko nta kibazo, bano reka babahagararire. Umwanya nk'uyu nguyu twese hamwe dukomeje kwifatanya mu kababaro k'umutware wanjye watashye, ku bwa Donati umuhungu nawe watashye. Barabageni Imana yabishyiriye, yabakunze kuturusha. Natwe duharanire kuzagerayo amahoro, kandi Imana idutsindagize, itwambika imbaraga, natwe tuzabona ubugingo. Bahagurutse ku wa gatatu berekeza muri Uganda. Twe dufite abashyitsi, bajya kubasanganira, bari bavuye muri Amerika baca Uganda. Impanuka niho yaje kubera, bahita bapfa ari batatu, harimo Sheri n'uwo mugore n'umugabo. Donati abari usa nkaho ari muzima, bamukorera ubutabazi bwihuse, bamujyana kwa muganga ari muri koma. None dore nawe byarangiye. Numvaga Donati uko byagenda kose agomba kubaho, nkamubaza amakuru. Bari kuza
icyo bavugaga, cyangwa se numvaga mbese azampa ibyiyumviro byabo, ariko Imana ntiyayishimye ko amakuru nyahambwa. Ariko muri iryo joro bari guhindukira baza, sheri yarampamagaye arambwira ngo uziko tubura amasaha 3 tukagera aho ngaho mu Rwanda. Arambwira ati fora akantu nkuzaniye. Yagiraga amasiripurize menshi cyane, ngo twakazanye njye na muramukazi wawe. Ahita avuga ngo njye sindakabati ndabivuze. Ndamubwira ati bimbwire, namwe mbibabwire. Arambwira ngo nazanye amafi, ngo reka nkande ku kanyenyeri urebe utundi tuntu vuba vuba ucapurisha, namwe murabyumva gafise kajyana n'iki, twa tuntu two mu mavuta n'agatunguru ubwo n'agasalade. Bigira vuba, bose bari bahari barabizi, bari batetse, nanjye ndi kwitegura abashyitsi. Isaha ya mbere yashira, iya kabiri, iya gatatu, numva umutima utangiye kundya. Mpamagara sheri inshuro 3 yanga gufata phone, mpita mpamagara Donati inshuro ya mbere ntiyayifata, iya kabiri numva umusajya ari kumpamagara niwe unyitabye, arambwira ngo bose bapfuye. Ndabamubaza abandi ngo bose bapfuye. Ubwo nahise numva nkonje, nzana urumeza, ariko numvaga atari byo. Ubwo ako kanya nahise nihuta cyane, menyesha mwarimu Fayini Imana w'umugisha. Yahise aza, turagenda i Bugande, amenyeshereza abayobozi bacu. Ndabakunda, ndabashimiye, twararanye amajoro, turahirirwana, twakira umubiri tuwujyana Kacyiru hariya kuri polisi. Abayobozi baranyura mu masaa 7, banjyana muri VWT paka no mu rugo. Umunsi ku wundi babaga bahari. Bakristo namwe mwaje kumfata mu mugongo, ndabashimiye. Mwaje gufata umuryango wa Donati mu mugongo, ndabashimiye. Yari umuhungu wacu twabanaga mu rugo, none Imana yashimye yuko bose bajyana, niko yabishimye. Abana mubona hanze hariyo n'abandi, hari n'abasigaye mu rugo bagiye gukora ibizami. N'abanjye mbyara 4, abahungu 2 n'abakobwa 2, nabo bagiye mu bizami. Numva uko byagenda kose ntiyitayeho kuntu numva ndi merewe muri uyu mwanya, ngomba kuza nkerekeza umuhungu wanjye. Aba ni abavandimwe ba Donati, numvaga ntari buze kubasiga. Murakoze cyane. Narakoze cyane umudamu wa Pastor Theogene kubw'imbaraga yagaragaje akabasha kuza gutabara. Imana imuhe umugisha. Bwiraho cyane, atubwira ko amukunda. Abahanzi rero mu rwego rwo kumufata mu mugongo, hari envelope twamuteguriye. Mushiki we sinzi niba ari hano, arahari. Mwe twari kumwe ejo ku rusengero, nituza kumara kuririmba, yego nuriye, nituza kumara kuririmba baze kuba bari hafi kugira ngo tuze kwimugezaho. Ndabona bayizanye. Nisha mu mababa, nisha mu muriro, wambwiye ko ntazashya. Nisha mu mazi, wambwiye ko atazandembana. Umereza amaboko, Yesu we undwanira intambara. Hallelujah.
umwami niwe waturwanira intambara guhishwa n'Imana ntako bisa muri isi fashe igihe mu ntambara amahoro yuzuye nahabonera ikigeragezo kirenga ikindi gihinduka mu minsi isigaranye mwamuzandengere nkiri muri iyi si fashe igihe mu ntambara amahoro yuzuye twahabonera ikigeragezo kirenga ikindi gihinduka mu minsi isigaranye mwamuzandengere nkiri muri iyi si fashe igihe mu ntambara amahoro yuzuye nahabonera ikigeragezo kirenga ikindi gihinduka mu minsi isigaranye mana uzandengere nisha mu mababa mwami satana atandasa nisha mu muriro wambwiye ko nazasha nisha mu mazi wambwiye ko atazanembana nkomereza amaboko urwanira intambara nisha mwami wanjye nisha mu mababa mwami satana atandasa nisha mu muriro Yesu we wambwiye ko nazasha nisha mu mazi wambwiye ko atazanembana nkomereza amaboko urwanira intambara Imana ishimwe oh haleluya ntandukanya n'urukundo wankunze mwami mbese n'inzara cyangwa n'ugupfusha n'ukugambanirwa cyangwa se n'ugutotezwa ndacyambaye uyu mubiri mwamuzandengere niki cyantandukanya n'urukundo wakunze mbese n'inzara cyangwa n'ugupfusha n'ukugambanirwa cyangwa se n'ugutotezwa ndacyambaye uyu mubiri mwamuzandengere nisha mu mababa mwami satana atandasa nisha mu muriro wambwiye ko nazasha nica mu mazi wambwiye ko atazanembana nkomereza amaboko urwanira intambara nisha mwami wanjye nisha mu mababa mwami satana atandasa nica mu muriro Yesu we wambwiye ko nazasha nica mu mazi wambwiye ko atazanembana nkomereza amaboko urwanira intambara abo duhuje icyifuzo biganza by'abera mugiye ko ingoma y'Imana yamamara oh haleluya turimo turasenga usengane natwe iteraniro twese tugire gutya holy umwami aduhishe
hahirwa baba mu bwihisho bw'isumba byose. Haleluya, haleluya, haleluya. Reka kwifata umutwaro utabarutse kandi ucyambaye umwambaro w'urugamba usigiye umaze ariko ntuzi igisigaye. Humura komera Yesu azakurengera. Reka kwifata umutwaro utabarutse kandi ucyambaye umwambaro w'urugamba usigiye umaze ariko ntuzi igisigaye. Humura komera Yesu azakurengera. Ndashaka kumva iteraniro twese. Reka kwifata umutwaro utabarutse kandi ucyambaye umwambaro w'urugamba usigiye umaze ariko ntuzi igisigaye. Humura komera azakurengera. Twese misha mu mababa mwami satana atandasa. Inca mu muriro Yesu we wambwiye ko ntazasha. Inca mu mazi wambwiye ko atazantembana. Nkomereza amaboko urwanira intambara. Isha mwami wanjye isha mu mababa mwami satana atandasa. Nisha mu muriro wambwiye ko ntazasha. Nisha mu mazi wambwiye ko atazantembana. Nkomereza amaboko urwanira intambara. Nisha mu mababa nkomereza amaboko urwanira intambara. Amashyi menshi kwa Yesu. Narakoze. Hanyuma abakozi b'Imana nabo batanga inkunga yo gushyigikira umuryango ara mu Kibo, ariko ku batagendanye amafaranga abayafite ku ikoranabuhanga hari telefone. Yakomeretse ari mu bitaro ariko ameze nabi atabasha kuvuga. Nakomeje kuvuga kuri telefone mu masaha ya 10:00 nibwo nafashwe na gatotsi ndi gusaba umugabo wanjye ababitegura neza ze turirimbe. Hanyuma Donati aransezera, mbona arimo aragenda gutya nteye umugongo, nkomeza kumukurikira. Arambwira ngo mami ndekura ngende kuko ibyo wansabye gukora narabikoze. Twari inshuti cyane Donati, twari dufitanye amabanga menshi, twagirana gahunda nyinshi cyane mbuzi inkoramutima yanjye. Hanyuma rero nkomeza kumubaza ngo ugiye hehe. Arambwira ngo humura ibyo wansabye gutunganya no gukemura narabikemuye, aho ngiye ndabona ari heza. Mu gihe ndi kubyibazaho mbona ikanzu y'umweru imanutse mu kirere, ntago nongeye kumubona. Nahise nkanguka mbibwira umutware, arambwira ngo komera. Hanyuma rero ndagira ngo mbakomeze, Donati ari heza. Batuzamurira iyo ndirimbo turirimbe. Iyo ndirimbo nayise Ruhuka. Batuzamurire.
aratashye mukunzi wacu. Twebwe abawe tuzagukumbura, ikivuzize tuzacyusa. Wabaye intwari uyobora benshi inzira y'agakiza, watanze icyizere ku buzima bwa benshi. Wabaye intwari uyobora benshi inzira y'agakiza, watanze icyizere ku buzima bwa benshi. Aratashye umukozi w'Imana, aratashye intwari yacu, aratashye umukozi w'Imana, aratashye intwari yacu. Hahirwa abapfa bapfira mwami, umwuka nawe atiyego baruka imiruho n'imihandi, imirimo bakoze bakiri mu isi kigeri baherekeje. Wakoreye Imana igendere mukunzi ruhuka, wakoreye Imana igendere mukunzi ruhuka. Ruhuka, 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 mugeni wa Kristo. Ruhuka, Ko urupfu rw'umukristo ari inyungu ku Mana. Umugeni wa Kristo aratashye, asanze umukunzi we wamuhoye amaraso y'igiciro cyinshi. Aratashye intwari y'Imana, umukozi w'Imana waremyemo benshi icyizere. Ruhuka, wabereye benshi urugero rwiza, udusigiye umurage w'urukundo. Amateka yawe tuzayasigasira, nuteze kuva mu mitima y'abakunzi bawe. Tuzahora tukuzirikana, twibuka ineza yawe, twibuka ubutabazi wagiraga. Ntiwarebaga isura cyangwa kavukire y'umuntu, umutima wawe wari wuzuye urukundo rwinshi, udusigiye umurage mwiza. Twebwe abawe turagukunda, turakuzirikana, dusize amashami, ikivi cyawe tuzacyusa. Tukwifurije iruhuko ridashira, ruhuka mu mahoro. ruhuka, ruhuka, uri umugeni wa Kristo. Urahirwa kuko wapfiriye mu mwami. Uyu munsi wa none uruhutse imiruho n'imihate ya hano mu isi, hanyuma ya mirimo yose twakumenyeho, ya mirimo yose wowe wari wizeho ku giti cyawe, ya mirimo yose imiryango yari kuzuza abandi batakuziho, iyo yose igiye guherekeje. Ruhuka, ya misozi n'ibibaya wagendagenze kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Ruhuka, isi yarakubabaje ariko ntabwo
wigeze wiyitaho wowe ubwawe ntabwo twakubashije kubabazwa k'umubiri wawe n'iminsi yawe ya nyuma twakubonye uzenguruka igihugu cyacu cy'u Rwanda uvuga imirimo n'ibitangaza by'Uwiteka Imana ishobora byose kugeza ku munota wa nyuma ukivuga izina ry'Imana ruhuka natwe tuzagusangayo mugeni wa Kristo wari ntwari natwe tuzagusangayo mugeni wa Kristo ruhuka